Meddy akunzwe kuri rwa rwego niyo yaba umupfumu bavuga ngo ahisemo neza yabivugagaho avuga ukuntu ngo yakijijwe ibi bintu yabwiye kera ko yajyaga rwana n'umugore banga kubyemera bati tonalita aya makuru yavanye he none yabyivugiye nje nuko ndabivuga nkakiramo n'ibya nyabyo we yabiciye hejuru kuko we yavugaga inkuru yiwe akagira ibyo ahisha nje kuko inkuru ntago yari yanjye ntago nabivugaga byose ibi siripa na Ben ngo nibya bindi yera kubwiraga ngo mu Rwanda nta muntu utanywa inzoga hoya reba ho Meddy we ari kubyerura ubu nibwo ari kubivuga ko yanywaga inzoga yazi inzoga burya tips no akaba tips ubwonko bukamenagurika ku buryo ahari kwiyumanganya bigorana ngo yananywesha umugore wakomba nibwo birenze nibwo bimeze neza naho reba Meddy niba yaranywaga inzoga subura kumwe ngo nitanywa inzoga nese ari Meddy na The Ben ubona ari nde waberwa na gospel kuko Ben agira akantu ko kwiriza akunda kurira cyane Ben ntago yahindura ingendo Ben ntashobora guhindura ingendo hari ingendo agira yo kugenda agira gutya nk'imufite barera agenda nka Pogba ukuntu irangendo kuyiririmba ari kurira muri gospel guko wansanze biragoye irangendo ntago ibiranye na gospel yarangugenda ntago yakundana na gospel ntago yapfa gukunda ngo inzoka ngo kwagahongayire ngo mbere yuko barira banze gaca kubisorora ibihumugisha kugira ngo bitedi icaho hose ngo ya mu mwana ngo yazanye ngo bira ngo mu cyumba ngo babimenya mbere ngo babimenya ngo mbere bakajya ngo baza ngo bakongera bati niko nta n'igice ufitemo hano mwana ati nge nta kintu ngiramo ngo ya barasaka ngo atungurwa no kubona basohoyemo Bibiliya no Petero kuri barabeshyiraga gahongeye abeshya aho yakoze hafeke no kuvuga ngo yaramufungishije ku mafaranga ngo makeya wo kukajana gera igihumbi noneho genda gaswe akose umukozi w'Imana kukiba mugendaho koko dore ejo bundi haje umuntu nkobotsi ngo yagiye ngo kwibagisha ngo niyo mpamvu yananutse buriya niba mubeshye ndagusuhuje cyane mwifuriza n'umunsi mwiza kugubwa neza nicyo cya mbere tukwifuriza nka Iris Team cyangwa se Iris TV twese kamubwire ko rero ari uwa mbere wa fresh wa mbere w'umugisha ubwo ni uwa mbere nyine w'ibyishimo kuri wowe wese udukurikira kamubwire ko ndi kumwe na Tonalite nk'ibisanzwe murabizi kabisa hamaze kuba mu rugo ariko by'umwihariko turi muri Mr Marvin ni restaurant nziza cyane iri Nyamirambo mu Marange niho hano hambere ushobora kurya ibiryo utazapfa uri ahandi ikindi cya kabiri bagira inyama z'ubwoko bwose guhera ku 200 ukarya ukagubwa neza Tonali kabisa ndakaribye akoze ubundi ukaribi ni ngombwa byemba nakarabye banakarabye mbere ukivuga karibu mbita ko mfata amazi nkoga kugira ngo ibiryo nibiza kuza mutaza kumbwira ngo uheruka se muri mavi hari ahantu waharara yes numvise ngo ugira akanya ngo ukikoza ngahantu karya ngo warangize ukitahira oya inyama yaho iriya ni inyama coma ni ihe bagira ikinyama cy'ibiro nka 60 niyo njya mbaga nkavuga nti wa mugani ntukagereranya inyama n'ibintu by'amafuti ushakishije umugore gute cyo kora yego byari fresh weekend irarangiye ubu twagarutse ara benshi bari muri weekend Kigali nta weekend tukigira nta weekend kihaba nta mibyizi kihaba uyu munsi ngubu hari ingore ndimesha ubu ni yaburirari kandi haraba hapfutse gutya hamwe na semu ejo ngo habe ngo Wednesday traffic usange haruzuye paka ku gatano ahubwo sinzi umunsi ari uwe none sinzi bari kwa kangahe ariko weekend cyayiranze byo Rwanda shimana we byihorere uzuko abajene bamwe hariya byari byabaraniye kubitandukanya ni Rwanda shima Imana yabaye cyangwa peri na ryo byakini kubera ikisi utubari twaruzuye none imvura yanaguye haryo ubundi bira bintu bireba amatorero nakamadini cyangwa ya nabyidini hariya ni by'u Rwanda hari hose yego ni by'u Rwanda wabo ahubwo sinzi impamvu rutanga tagiyeyo sinzi impamvu rutanga tagiyeyo utagaruka amaboko sinzi impamvu atahageze hariya ni gahunda y'u Rwanda burana se muhungu yari kujyamo akabyina mwamubwira ngo ihana akababwira ati no ntabyo nkoze akajya abwira nka Maji ntabyo nkoze upfukama ngo usengere ntabyo nkoze se mujenge nakajya abwira ati wapi Imana ni ya twese ariko nubundi nta muntu wari uhejwe yes none se ariko hari umukobwa nabonye ari kubyina indirimbo zimeze nk'iza barabajene zirazaza ekotite ngo kuseka maneno weye patoko bokolo kwa samunene arimo yandirimo ngo
nigihe ngo kama unapenda Yesu sema amen amen ariko biti nkongomane nkavuga ati cyakoze Rwanda shima Imana yego ese mwarubyiruko imvura se imvura urango karana urabona ariko abanyarwanda bagiye basenga kenshi ubundi mwasenze umunsi umwe imvura ihitigwa ari yose ikibazo barabivanze hari abaje gusenga basinze n'abasohotse barasinda batuma imvura igwa ari nyinshi hari umujene wamagaye ngo yibonera materiel y'imbyiro ngira bariye imvura yamusahuye imvura ngo hibye matera ariko sha ejo imvura yaraguye nyinshi cyane yaguye ari nyinshi ni kigaragaza umugisha ku gihugu ni kigaragaza ibintu byinshi bitandukanye by'umugisha reba ko cyagihe president arahira imvura yaraguye kuri asomusiyo bya bindi byanyungu igwa ngo bagiye ngo mwijoro ntayaguye habe twari twayihaye perezida imvura iragwa ari perezida warahiye byo kujya mwijoro tuzabivugana nyuma bimenye ba koko newe we ntayo kuri asomusiyo ntayaguye yari bugwe twayijyanye imbere gatoya kwirahira ngo yaguye yeso n'isubiza inyuma uzi ko baduhaye konje gitaraganya nijoro ariya baduhaye konje gitaraganya kuri batayiduha twari kujya mu kazi mu gitondo twanakererewe cyangwa bakubereza bya bibiri by'amane demande byo kwihanangiriza avuga ati se boss usuzuguye igikorwa naragiyemo ntago mwishimiye ko president yarahiye shacho ko agahita avuga ati ntago ari byo navuze ntago ari ibyo bari baduhaye konji nijoro mu gicuku cyane nari ndimo ndeba mu kanya ndimo ndeba nsanga abantu bari kugenda biyongera icyorezo kiraduhitanye karabaye ese wakoresheje ka sanitizer uzara wagiye ukora bakakureberaho ntibagiwe n'icyorezo cy'iki cyorezo ugotwa gake ugahita upfa ukigotwa ntabwo ngo wibagiwe ngo uzabona amahirwe yo kwisubiraho ngo mumbabarire rwose ngo sinigeze nitwara neza ishwi ntabwo iki kiboro nta mahirwe ya kabiri gitanga naho nabonye n'amakuru yandi ashobora kuba noneho harimo abikuri cyo ngo n'uwagikize kiba kikimurimo ngo kimukambikamo ngo ni mpaka kabisa none ikirezi nabwo kugira ngo kigaragare ni hagati ngo y'iminsi 2 n'ibyumweru 3 kugira kigaragare urumva hari abantu bagira amaso ameze nk'ayinguge banze kwemera ko twavuye mu ishyamba barakibere mu bijyakira bya bamusapi hirya barakibere mu buhigi bagira amaraso kugira ngo yandure bigorana ese iki cyorezo cyavuye etonalite ni muri Belgique baragitarakinze basanga muri Belgique cyavuye mu Bubiligi cyaje n'indege ibyorezo byose biri kuza mu ndege ku mujene ngoroje kwa basebukwe ariko bose bahise bagendera imbere oya ntago bahise bameneka kuko bose bari muri bamwe turuwasa bahuye na bariya barwaye sozi ko nyine minisante ngo ese ko itangira bese bari nk'iperereza gushaka abantu bose bahuye na bariya abantu barwaye bararabye basanga rero cyaturutse ni ku mujene ngo uvuye muri Belgique azi nanga kwa nyirabukwe ugira abantu inama bambabwira inga yokoyo we ariko murapfa iki cyorezo nta mikino gifite uraza n'ibintu by'ubugoryi ngo leta yihorere ntubahiriza amategeko kubera leta wenda covid yari yoroshye ni ibintu byari byoroshye kujyamo hariya bakagushyira kuri pompe uhumeka nabi cyangwa ari umuriro gusa cyo nta byadanje banakugaburira cyo wumvaga ari ibintu byoroshye kuri covid ngo leta no gutsimbana na leta ubu ngubu ni ibintu bibiri nuko icyo bita kurwana n'amagara kandi ukaranga amagara ntamanika akaboko uribeshye ukakamanika gutyo ukavana umudaho mu ntuze ukavana umudaho mu isafuriya ukaragiramo amagara no guhita tugagara ingamba ni isuku mbere na mbere uribaza ko tworoshye gukaraba intoki niyo mpamvu bazanye ka sanitizer kuko koga ngiye ntinya amazi nigeze ndoha amahoro imwe nige umuntu mu gihugu cy'urwitwazo rwo kutoga nige genye ugira urwitwazo ariko ngo buri muntu ngagira inyogoye kwa mugare nanjye no ga sanitizer wakwisanitizinga umubiri wose ku bantu basiramuye imyaye wahita ushishuka none wahita upfa no sanitizer igezeho ivumbi ryatumuka nta mikorobe baho ari uziko nteye ubwoba bongo kwirinda gukora nawe ikiza cyawe ntabwo andurira mu mwuka niyo mpamvu nta na emergency ntoze bahita gute bya ntoze lockdown na emergency lockdown igeze ijyaho kubera ko uburyo yandura isa nko yandura kuyishyiriye no kuyiha nta mpanuka ibaho kuri iyo ndwara nibyo bakubuje babikoze mwikoranaho mwemureke gusambana
iryo somana ryanyu cyo somana mwahindanye umuntu barabajene basomana akanywa litiro nk'eshanu z'amacandwe hoya se niba uri gusoma umuntu ubwo ndi gutya ari kuri telefone musomane nk'uko twaje dusoma ba Knowless batarashaka wegeze umuha bizu iyo kumakirishe yagenda akirishe wakiriho gutya gati yo komana we utera bwanjye okay tusimbuka wigendera enza abana bagiye bashwana n'abagore babo ariko sera yagiye sirye yo kubwira ukuntu ashwaye n'umukobwa kubera muheto umukobwa twakundanaga twarashwanye kubera muheto twagiye mu ntare arena muri kiragiye cya Miss Rwanda nyine tugiye kumuhereza ikamba ntabwo twagiye kureba uratsinda twari tushyigiye kumuha ikamba ubwo twari tubizi ko ari butsinde kabisa none tuhageze umukobwa twakundanaga akajya mpamagara telefone sinyibone nibereye mu miziki no gukurikirana tayari turi kwirukanka cyane no tuba dusohotsemo tumaze gutsinda none ajya kwihemba ku rwagwa no maze no gutama ivide rero aza ngeze mu rugo sanga yambuze ubwo ndibizo ndabura ku bantu bajya mu nzoga barabizo usinda neza umuntu ugeze mu rugo ni wabivide ribi cyane zimwe wanyweye ukabari zose zitangira kwiyegeranya neza ugeze mu rugo yego ndongezemo sanga Miss Dikoro nka 86 bandamuhamagaye ndamubwira nti sheri wambuze ngo byihorere ngo niho ndutishije muheto ntabwo nasi ko nagakuruta kurusha ubwiza kuko ntabwo kurusha ubwiza uretse kubeshya bararakaye kuva ubwo niba yarapfuye niba yarabyaye niba yarashatse ubwo muherukana ku bwa muheto duherukana icyo gihe muheto yararusenye ntabwo heruka kumuvugisha nta nubwo nkibyibuka menya yinzara hari igihe ukunda umuntu wamara guhago kahita ubyihorera ntabwo buri si yari inzara Rwanda shima Imana yarangiye ubwo ni byiza cyane n'umugisha ku Rwanda rwacu ariko nanone yahuriranye nuko rwose mu rukerera rw'uyu munsi Meddy yarafite igitaramo Rwanda rwashimye Imana kabiri Meddy nawe nabonye none ko ikibazo cya Meddy ntago wamenyaga abantu birabiri bari kubikundira iki Meddy akunzwe kuri rwa rwego niyo yaba umupfumu bavuga ngo ahisemo neza niko yagiye mu ndirimbo zisanzwe bati Meddy ntawe umuruta yinjiye muri gospel agomba kubabwiriza mukabyumva cyane ariko Meddy nawe ikintu kimwe namenyejeho nawe ngo yatinyaga uruhame Meddy amwibuka muri stade Amahoro iki cyari cyabaye ariko kuririmba na amayobera afite imbyino yagurya ngo iby'urukundo afite wabaye utinya uruhame ntago wabyina kuri ntago wabyina birabintu cyane yabivugagaho avuga ukuntu ngo yakijijwe ibi bintu yabwiye kera ko yajyaga rwana n'umugore banga kubyemera bati tonali taye amakuru yavanye he none ubu yabyivugiye nje nuko ndabivuga nkakiramo n'ibya nyabyo we yabiciye hejuru kuko we yavugaga inkuru yiwe akagira ibyo ahisha nje kuko inkuru ntabwo yari ihangiye ntabwo nabivugaga byose ibi siripa bararwana bazanya hanze mu maneje ariko umunyarwanda ni uvuga yaravuze ngo nta nduri ivugira ubusa yego ngo umugore ngo ashobora kuba yaramucapaga kabisa baramenanaga ko Meddy wapfa kumushobora mwana ituza hari yarakoze aho kubu ngubu bongeye kurwara amanyamukoma yatakijya muri gym nyarabyihoreye yabonye ari ibintu bya 50 cent by'abadayimoni kera twari tuzi ko tatuwaje guterura kugira amatuza ari ibintu by'abazimu nyine nyuma dusanga burya bajya muri gym bakabikora so nabyo nabivuzeho mbere kera cyane ko ashobora kuba rwara n'umudamu unakora ko rwara n'umugore wiwe uko ayo makuru nenda yahawe n'umushene wabaga muri Amerika bari baturanye n'ubundi yego ko ajya rwara n'umudamu ayampaye rero giye banga bari icyo nibagiwe kandi no Meddy ntabwo twari tuzenya ku buryo hari ibyo nari guhisha byiwe ndabivuga ariko twagize Uwiteka Imana ikora igitangaza iramubonekera mwiyereka namwe Yesu abiyereke muri kubusambanyi mureke ibintu by'ibyoga mwahinzemo ibintu ni mwari muri kutubuza imvura umunsi umwe u Rwanda rwasenze rwose imvura yahisigwa ubu ufite kuba tutagiye kwiborera imvura ukabona undi muvura mu tasize ubusa bwe hanze imvura yari ibonetse tukoye tugasubira muki twari tugeze mu itumba tugiye kwihingira ukabona umusenzi yongera asize ubusa bwe hanze ngo ari kwibyinishwa ngo shake babe ngo ya wala ejo dica wagwa none se wabonye Meddy nawe yageze naho azana amarira mbese ubona erega burabira yabivugaga uzare buriya akenshi uri kuvuga inkuru ikuvuye ku mutima atari inkuru iri kubara nicyo kikwereka inkuru buriya
ni nkanjye nk'iyo ndi kuvuga ku nkuru kuri mama Samuhawo izo nkuru ubundi njya ntinya kuvugaho ntajya nkunda kuvugaho kuko uteka manzi ko njya kuzivugaho nshobora guhita ko ndira buriya nawe zira nkuru yajyaga kuvugaho na Yesu yabonye yumvaga ari ibintu byegereye umutima we no yanireba mugari igihe cyose igihe yarimo menya iyo mbimenya cya gihe nataye nari gufata Yesu tukabana karamata akarebye igihe cyose yataye kavuga ati inzoga nanyoye Meddy anywa inzoga na Ben ngo ni bya bindi yera kubwiraga ngo mu Rwanda nta muntu utanywa inzoga oya reba aho Meddy we ari kubyerura ubu nibwo ari kubivuga ko yanywaga inzoga yazinywaga burya tips no akaba tips ubwonko bukamenagurika ku buryo ahari kwiyumanganya bigorana ngo yananywesha umugore wakomba nibwo birenze nibwo bimeze neza naho reba Meddy niba yaranywaga inzoga subira kumwe ngo nitanywa inzoga The Ben nawe nakizwa nawe Yesu namwiyereka azayatubwira ukuntu yanacomaga buriya abana ramutanywa inzoga muzajya mubivuga nyuma umwuka wera najya mara kubageraho kibazo nabwo hari abandi umwuka ugeraho kare bo bakavuga ko bazinywa bakinazinywa umwanya umwuka uba ntashyeho kakiri kare avuga ko nk'inzoga ariko turarete waretse inzoga akongeye kuzihorera zireke inzoga nta keza kazo leta nijya ivuga ngo tunywe lesi ya no kunywa lesi ndinde gusuzugura leta ubwo no kunywa ubwo no kunywa gakeya oya nuwo byananiye no muri Bibiliya biranditse kubw'inda yakunaniye tonalite gerageza unywe gake buriya uzi inkomoko y'aba more n'abamo wabo wapi no wango yinywereye urwagwa arasindaye yambarira ubusa yes nanyara narongoye umwana we simbyibuka neza yemenekeye urwagwa rwamwisha kandi no muntu muzima wari wasigaye ariko kirageme ngamenye nta muntu muzima wari uhari ntawe niba umuntu muzima warokotse imwuzure yayinywereye urwagwa paka yambuye ubusa abana bakamurunguruka bura bari bariho mbere abaharimbutse icyo gihe byari ibindi bintu ariko Meddy fresh nabonye nabyishimiye cyane arabyishimiye anavuga ukuntu umugore wagiye mu ndimi atari yamenya n'ibyo ari byo mu ndimi bya bintu byacu by'abarokore nta murokore usa nka tonalite urabona nkumbuza abantu idini gakondo ngo nsurize rutanga rw'amaboko ndimo ndasa n'Imana ngo uko Meddy yavuze ukuntu ngo yajyaga imbere ya bundi atangira ngo inzira yo gukizwa umugore we ntabyo yigeze amye ntigeze anabimubwira ntigeze abibwira umugore we ariko akizima akaro ko babanaga ariko badasezeranye wanje kubana ngo bagiye kwigasha ariko nkawe wari utubereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kantu yavuze ko umubyeyi we bitabye Imana ngira ngo ntiyatashye n'ubukwe ntago nigeze nkumvamo sinigeze nkumvamo ariko nigeze mbara abantu mu comment babakurikiye kera bavuga ngo yavuze ko nyina ngo yajyaga musengera ngo azakizwe batisegesho ry'umubyeyi rirakora Tonali ngemba mbona nka Emilie yakizwa mbere Emilie nagumane nta niyo komereze kuriye nta kibazo niwe muntu wenyine tubohoye niyibere waryo niwe wenyine niwe tubohoye abandi bose ni mukizwe ariko Emilie nababyihoreye performance ya Meddy ya muri gospel ni ya secular music wayibonye ute bitandukaniye rero Meddy buriya uzi Meddy nose Meddy na mbere wose ko yarizaga abantu nose yakoze igitaramo cya gospel kare ko hari nituzura n'ubundi ushatse kuvuga ko ashaka kwirukanisha Mbonyi se bino bintu yakoze accident bro warabyumvise bino bintu wapi ntago mbizi yakoze accident ko yanayikora ese jo arubwo yigeze ubona performing muri Rwanda shima Imana cyane wari uri muri yashatse abantu baperformance barishyuwe abantu baperformance barishyuwe oya gukorera Imana sava iyo mpanuka rero yahuriranye na ntuze ndayikemanga impanuka yahuriranye na Rwanda shima Imana niba kwishyura bitari birimo sorry ntago mvuze ko yaba atarwaye twebwe dutuye umuntu atera imetero akareba urumva ni ikibazo ntago wigeze ubona Frank muri Amerika akigerayo ngo yabwiye apotre wigeze amutumira aramubwira ati ndaza nashyize umwanya wanjye hano nkahirwa kuwa mbere kuwa kabiri ndi kuririmba kuwa gatatu urabizi mu rugo mfite abana n'umugore ukurage no kwimpamo
nukuri kw'imama nawe ushobora ngo ahera kuri kw'Imana ariko yavuze akantu nanjye numva ndanyuzwe atiki mu binyamakuru atiki jandanye yavuze ati Imana yica imigambi y'inshakura ngo amaboko yazo adasohoza imigambi yazo cyane nyinshi Dogiteri Charles Muriganda baraga ari imigambi y'inshakura ku Rwanda Imana yicamo ndashima n'Imana yarinze u Rwanda n'inshakura muri ubwo se yavugaga ari imigambi myinshi Imana yagiye iburizamo bashene barya abandi amafaranga ngo bazatera yes karangira Imana y'u Rwanda ibigiyemo imigambi yabo igafata ubusa y'inshakura ariko u Rwanda none biriya bintu ariko biba byakozwe cyane cyane ku bakristo basanzwe bari aho ngaho hari igihe baba bumva ngo leta ngo y'u Rwanda ngo idashyigikiye gusenga cyangwa idashyigikiye ngo amadini idakunda ngo isengero byo ntago ibi byanze icyo banga ni akajagari ni ikintu banga akajagari niba amasengesho ateguwe bura minisitiri w'intebe no umuntu ukomeye cyane hari ubihakana se wa guverinoma n'umuntu ukomeye kumwoherezamo hariya ni ikimenyetso nyine ni ikimenyetso leta bigaragaje yuko itanga ko musenga abantu bari basakuje cyane ngo u Rwanda ngo amatorero ngo bayafunze ngo ntimushaka ko Imana ikora se ntiyaduhaye imvura yirengagije ubusa bwanyu mwancakura mwe kaduha imvura kandi nyine bikwereka yuko leta y'u Rwanda ntago yanga isengero ntago yanga ko abantu basenga yanga akajagari n'abantu bayobya abandi hari ikintu bajya ngo ntunyobye ntunyobye babarira ntunyobye natwe rero ntimukatuyobye cyokora nini byiza kakavura kongeye kuboneka benshi bari bashyuhiranye ngira ngo twari twashyuhiranye kibazo bari gukira ubushyuhe bw'izuba bakagira ibindi bushyuhe bw'ibikonyage bari kumwe sinzi horo n'umuntu utifubitse dore imiriye ntiyifubitse mama yose nanjye ntabwo nifubitse ariko gende mu mutaka nako ndende mu gipangu imbere nako nawe arimo imbere niko yes ubwo rero reka tunave no kuri Meddy tumwifuriza ibihe byiza ariko nakomeze cyane dusoza kuri Meddy nagira ngo nkubaze akantu wenda nk'umuntu uzi ibintu bya muzika n'iki ariko ura Meddy niwe muntu ushobora guhindura abantu benshi kurusha n'undi muntu yego nese ari Meddy na The Ben ubona ari nde waberwa na gospel kuko Ben agira akantu ko kwiriza akunda kurira cyane Ben ntago yahindura ingendo Ben ntashobora guhindura ingendo hari ingendo agira yo kugenda agira gutya nk'imu football aragenda nka Pogba ukuntu irangendo kuyiririmba ari kurira muri gospel guko wasanze biragoye irangendo ntago ibiranye na gospel irangugendo ntago yakundana na gospel ntago yapfa gukunda umubwire rero Ben si inshuti yawe umubwire yigishe Meddy kurira cyane kubura muri gospel yurize feelings n'abantu ziriyongera ikibazo Meddy ararira n'abandi Meddy ntarira ariko abantu bakarira The Ben yarira abantu bakavuga ubitandukanye uteze baratandukanye kuri ntuze kuri Meddy harira abafana kuri The Ben hari rukunzwe hari umuhanzi ese aho ndakumvise ariko jashe gahe nturika nagaramye bura no bapast uziko bura na Meddy ahantu bura iyo umukristo nako umu public figure nk'uri yakishijwe n'umuntu ufite izina rirenze bita byorohera abapasteri kubwiriza usanga ari cyo wese bakangisha abajene bose babwira bati urusha iki Meddy kibyisi yabiretse ijwa gisakareka akiyambura ubushwambagara kambara imyenda yera ariko twese twanakizwa bo tugiye ariko mwakiniza ry'Imana reka nimukizwe Imana ariko se ko umuziki cyane ariko ngo umuziki se ni ikibazo hari akantu kera muri za 2010 noze kuba nane Meddy yarakijwe byamubuza kwifotozanya na Melody ntabwo byakwanga ariko se ko Imana idutegeka ko ijambo ry'Imana ridutegeka kwivangura n'abatayi ntabyo byo kwivangura ni ibiki mwana ibyo bintu by'abazungu ni biki dusenga Imana ivuge nakora nta bintu byo kwivangura cyo yivangura rya ntabwo twakabaye abakijijwe turi ukwacu nabadakijijwe oya ariko araho ngo muzajya ni mujya muzabikora mwagiye mu ijuru mu gihe muyikeneye business anga ko ziraninga mu ijuru niyo mpamvu byo mbonye birenga akavuga ati sikoro nubwo ikora imivinyo mu ndebera akanjye wenda akabarokore basanzwe mukampe ntitaye ku byo mukora kuri sezerano yasinye ufite rwara sinye n'umuntu wanamenetse ariko yambwa ati mwana mbonye buriya kino kiraka kirarenze waje Caritas
abasinye kwamamariza Skol ukiri ku isi ibyo ntabwo wabizana niyo mpamvu ugomba kuguraho ubutaka utabikora ngo muri bibiri hari abajeni wacu batampera bigeze batemikawa ngo imperuka igiye kuba iyo imperuka yararagiye se bari kuhande si nk'ibyo byose se wowe uravuga ngo ibyo ngo tuzitandukanyiriza mu ijuru ibyo bizaba mu ijuru ese uba wumva mu ijuru bizaba bimeze bi nta nibyo nyashushanya hagiye nyarumva ngo azabikisha ko nta busumbane ngo buzabayo ariko bakatubwira ko ngo uzambikwa amakamba bitewe n'imirimo wakoze mu isi automatically ubusumbane bwabaye tayari iryo ritegereza ubwo uzambwira wenda ikintu cyakoze kimwe cyo ntajya nemeranya n'abapasiteri ho gatoya ariko Meddy we inzira yatangiye turayishima cyane n'abandi bajene bayikomerezamo urakoze uri icyiza cyo gukizwa niyo niryo juru umugani ngo wanaribura ego cyo cyo kubura umujene usenga nyine neza ni ijuru waribura ariko ubufite ijuru rito ubufite byibuze ufite inkuru nzima uba biragufasha kusevinga ku mafaranga ijuru rito naryo ufite iyo ufite umugore mwiza yego iyo ufite umugore mwiza bigusaba no gusevinga amafaranga no kubona umujene muzima niyo niryo joro ryaba ridahari hari ukuntu bituma kwisubaho neza nta kibazo ufite ntubyuka mu gitondo umutwe wakwishe uraho utawabuze ukuntu byuka meze nk'ikihaba wiruka ku bakobwa wiruka ubeginga umuntu w'umusore wiruka upfukamira umuntu ngo wambabariye ukampa cyangwa ngo mbabarira ngo usure cyo bibazo uraho wicaye uzi ko isaha n'isango ribu yahamagara ureba ngo abantu ngo narongo niba nta mwana urimo nk'ibyo bintu umuntu ukijijwe ntabwo ibyo bibazo ntabwo ubifite ariko ibijene byinshi bifite icyo kibazo nta mwana uzatwita abona arongoye nta mwana wari urimo ariko ntazo dukijijwe ishwe icyo kibazo ntabwo tuba tugifite ni kirazira kata tuba tugenda gure tuvuga tuti isakaba harya buriya Aline ntago yarari Gahongayire ntago yarari muri Rwanda Shima Imana yashizera yabanje menya Aline ndamukunda none ndi yaje musanga ndi Rwanda Shima Imana ije musanga ku bintu ngo byamayoka akura mwana nawe yaraburije Gahongayire ngo nicyoka kinini iyo nkuru iri kuri Slim Jesus niho nayibonye ngo hari inzoka ngo kwa Gahongayire ngo mbere yuko barya abanze gaca kubisorora ibihumugisha kugira ngo bitedi icaho hose ngo ya mu mwana ngo yazanye ngo bira ngo mu cyumba ngo babimenya mbere ngo babimenya ngo mbere bakajya ngo baza ngo bakongera bati niko nta n'igice ufitemo hano mwana ati nge nta kintu ngiramo ngo ya barasaka ngo atungurwa no kubona basohoyemo Bibiliya no Petero kuri barabeshyiraga Gahongayire abeshya ko nta wamenye rwino sifite ibintu byinshi yisigira ibintu byinshi ibintu kuvuga ibintu byinshi ikintu umuntu atarabona twebwe nk'abahanga iyo tugiye kuvuga ngo ntabwo tuzi ikintu tuvuga ntabwo tukize ariko ntibivuze ko kitabaho yewe ariko turirimbo nkunda aho yakoze hafeke no kuvuga ngo yaramufungishije ku mafaranga ngo makeya yo kukajana je n'igihumbi noneho genda gaswe je nta rugo najye ku rukiko rw'ibanze cyangwa kwa mudugudu hehe umushinjacyaha wa Repubulika ko kutoroshye niho mpitanje yo amafaranga yarabuze we ijana ryanjye baze ngo mukere seto na Yesu yaguzwe ibiceri uzikora kugira ngo Yesu abambwe bira biceri 30 bya Yuda bifitemo uruhare bahaye Yuda cyagenze biteze barayamuhaye kugira ngo amugambanire ibiceri 30 Yuda atagambana Yesu kugira ngo abambwe n'ubu ngubu mbamukira aho ngaho mwendo taratabukamo kabiri ngo mwigerereyo Yuda baragambanye diri birabaye mama racunguwe Aline agira uturimbo nikundira yego arako bitanga ubundashima akose umukozi w'Imana kukiba mugendaho koko dore ejo bundi haje umuntu nkobotsi ngo yagiye ngo kwibagisha ngo niyo mpamvu yananutse buriya niba mubeshyera ikintu nkundira ino mihanda ubundi twebwe dore kumva biba bimeze tuba turaha turi abacamanza kuri social media ariko icyiza cy'uru rukiko rwa social media ubusanga umucamanza none nawe ejo bamukatiye yase iyo turaza ngo wisobanure wowe nk'umuntu uri gushinjwa iyo turaza ngo wisobanure icyato tukigushyizeho ubu gifunze ariko icyiza gereza yacu ni icyumba kimwe nta muntu ubanamo n'undi iyo umwe ajemo undi ahita asohoka
none se ugahunga yari kuvanamo sapi baramukuramo ugahunga rero nabo ntagira ikibazo no udashaka kwiregura bari turakomeza tugufunza ariko ntugire ikibazo ni iminsi mikeya uraza kuvamo ntabwo harabura undi muntu uza uko hari inzungo muri zazo zibitabashwa nombeshemo ibintu bya cyamunara oya se akora mukobwa aramubeshya abeshya abandi bana ngo mwiteje imbere ka turaza kubireba mutombore ntibayiteze nabo utafashije kuyubaka bakiyiteza turabyota yokoyowe sira cyamunara turabivuga tugikodesha inzu z'abandi inzu z'abandi tukizikodesha mbese n'inyandiko buri uraza kuyibona inyandiko yo kumaza ikiziri bamara kuyiteza cyamunara rwo turabiyoberwa ko twazana ryo twareba bamarinde oya se nose ko yabagamo yaba yavuye mati ira cyamunara baramubeshyera uretse ndacyabyirukankaho ubundi no kujya mpampinyurishwa bakagira ngo ndahakunze njya kujya ndeba ninde utahamo ureba ko nyibona ya modoka nziza umugabo afite nyibona hagiye hinjiyemo umugabo ubwo mpita mvuga no ya modoka nziza nidatahamo uzatubwira nidatahamo ubwo nzahita ko tubimenye uko bimeze abana bakenda kugagara ngo urungano rwabasize ariko uza abana bafite depression iyo uzi ukuntu ingana kasi bya bijoro bya bitwishe byo tse depression bya bijoro byabaga mu modoka tukabona abajene ngo burungano bizirwa burungano bigaraga mu benzi bakata gutya wisohokandira umwana kikaba kiraje kigeze gutya kitote nk'esheshatu babakobwa bacu ro bameze nk'eshishi zijya mu kiburi akigira gutyo ukahita urahise ko gucika ukahita wirukanka nawe utubinda bigenza gute ugasanga abantu bagiye kwinywera ibimogi biteye ibishinge ubera bari kubona ejo naho abantu bateye depression n'ibisambo sha n'ibijura ariko abakope n'ubundi babo ni ibisambo abenshi buriye none aba bakope benshi utamenya ikintu akora barahari mwana ubona bameze neza abajene sha ukora ibiki ngo mane ngo tubi Kigali bro ngo bose ngo bakora ngo majerwa da ko majerwa Masaka aba abantu bangaye oya muri Dubai Port habamo iki koko gituma bose bamwe abantu banga abasore bose binanga bose ngo nibo bakora ngo zavuga isi wageni ngo bahemaga ibihumbi 3 ngo by'idolari ayibo hariya ngo majerwa ngo bahembwa ngo bine mujera hera kuwa mbere amwe agurira kabari kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatatu hey Jesus I wonder hey where do they get money mafaranga twaburi i Kigali bari kuyavana he libre rege bicakira ariko nkabona she nk'akana kanyanze nagiye gutereta kakanga kakaza kanyibwirishwa ngo shango tona ni ngo shango washire wanye ngo banamufunze ngo nibazataha ryari ntabwahe nawe ukora menda babajyana none bose bari kumbwira iki kandi yarakwiriye niba yaranyiriye ngo bafite sharing wa Benz yenda abatwari bora CS muryo umunyenga mu modoka ya leta waranyanze ngo ngenda n'igitsi sawa webaza gukubita igitsi mu jisho ayo depression iri guterwa n'ikintu kimwe twashaka kuba ubuzima butari ubwacu ngo tonalite ngabayeho gutya ikibazo abajene ntabwo tubwizanye ukuri rero uzi impamvu se n'abajene usanga yemeye amafaranga yakoreye agatajya kuyakodeshamo imodoka ni ukubera abandi bajene kandi nabo arigiye nabo bazikodesheje akagira ngo ni izabo cyangwa yanayibye ariko babwijanyije ukuri wazongera kubona imodoka iparitse se ku kabari ryari hoyaze ese umuntu uhamagaye oya dufitanye gahunda mu kanya ko nari mbonye ifoto ya Muheto maho ngaho Muheto ariko niwe nitabiraho n'ubundi rekaze je Muheto mugira muri ntoze niwe wallpaper ya WhatsApp Muheto niwe niwe tsara mugira password ya telefone yanjye nge mushyira nshiriramo ijisho ndeberamo niko so ubwo rero nari ndi gutekereza nibaza nti Aline se ibintu bye tubireke bigende twebwe ntabwo watubuza kuvuga ni inkuru utari kuvugaho niba ashaka ko irangira naza yivugeho bivuga birangire birekera aho ngaho akura mwana ashobora no uriya mwana ariko uriya mwana guhimba inkuru biragoye wenda afite kugira ibindi bintu avugamo bitewe ariko umudushakire tuzabagishaza korega nta muntu ukunda umukire ntabwo abonye umukire akubise umuntu ngo ari kumugira inama aga ibintu mwihaye byo kugira abakire inama awugira inama ngo yaje aramubwira ngo kano kabari kawe ngo ni keza ngo nabano bantu ukoreshamo ngo ni beza umukire arakomeza aramwemera ati ngo ariko ngo ikibazo ni kimwe kukunda kuza ukererewe ngo bazakwiba yukoma abwira boss buri umukire afite kuba yarebye ibintu bari kwirukanga makareba umusenzi n'ubwo mureza mwe ngo yaje akererewe n'umufana wa Reyo uhirirwamo arebe boss araza ryari
izina ry'Imana babwira boss ngo ari kuza ukererewe ikoma umujene ngo yamukupise katapure imeze nk'iya Sabe nako imeze nk'iya Rambo ahita gwirira wahita kupita ngo kavekure ngo hita ngo imeneka oyas cheville ya hano mu irugo iba hose tabizi se uziko cyane n'ubwa cheville hano hose haba numvaga cheville wayivunika no mu nda no mu nda bamo cheville numvaga no mu nda nta hantu namwe atabati cheville nkubo nande kumva hano cheville hano kuzuru hano gutya irimo iranje ukuntu waraye hese mujene ngo bamukupese cyeno azavuga ngo niwe mushyire mu wa mbere ngo hano ngo mu majyepfo ngo aza ngo mu bagatatu tuze nisco bakire cyakoze abantu n'abana cyakoze bakire twirinde bakire twirinde abantu bafite ubukire bari kujya batwiyenzaho ubuze ikintu cy'abakire bita nibuka ukuntu umukire yatanze akazi abantu barangije bati wazanye se muhungu muri stade byacitse uwo mukire nawe bamumereye nabi no minsi ngo yazanye ariko se KNC reka nkubwire KNC bura kujya kuvuga kuri KNC wenda ikintu ntemeranyijweho na KNC kimwe ni kuvuga ngo aba YouTubers ni abakateri gutyo bano bakora kuri YouTube nyine bafata urumva kuvuga ngo na YouTube bakateri yafashira mico ya Lorenzo nyine yita ngo ni ibintu ngo by'aba YouTube bakateri byo kuvuga ibintu ngo dahagazeho amagambo ngo adafite ubwenge ibiki ariko rero nkako ashaka kubigereranya nyine YouTube ho hariho abajene benshi babahanga cyane kandi banahembwa neza bataringigera so cyo tukivuyeho rero kubijyanye na biravuga mu muri stade no Karege Omar ndamukunda cyane mu bagabo basenguzi yego ariko ikintu kimwe nako ni bibiri ikintu kimwe ntemeranyijwe no kuri case ya KNC ni ikintu cyo gushaka kuvuga KNC ko ashaka kuvuga gukora ibintu byinshi ibintu KNC akora byinshi bisa nkaho ngo ari ukuruzinga personality ute ngo akakanya wewe ngo nawe ngo gushungushura ngo ntabwo yakuramo ibintu ngo akakanya ngo ufite ikipe ukanya ngo bagiye ngo mucuruzi ngo ufite ngo resitora ngo ufite ikipe ngo ufite radio ngo uri n'umukozi w'iyo radio cyane nawe rwose ngo ufite ibintu byinshi ko buri bwa buryo umuntu aburi cyo ricyo ariko nibyo nese niba bishoboye yes niba bishoboye kandi no ahantu hose muri ibyo bintu ntago ari KNC bikoramo wenyine afite abafatanya bikorwa afite ahuko abantu ahakazi erega buri ariko mubwire mu Rwanda nta n'umuntu n'umwe cyera wigeze yirata inka wirataho zikamirwa mu Rwanda ni wakwiye kwitwa ko kwirata kuri umukire oya wirata ubukire bwawe abuhemba urumva nka KNC ufite abakozi bangana umusozi wakubwira ibintu yakoreye abanyamakuru amafaranga yabahaye bana barariye uzi nkira match yonyine ejo bundi ya Rayon Sport abajene yatumye bararira i Kigali ni nk'ibihumbi 3,900 n'ibice 3 na bandi Chess ngo nindera ni Christ hari bice bihari ibice abanyambona bibice niko ari ibice urumva ara kuri One for the Road afite abakozi batari musi ya 20 kora kuri TV1 afite abakozi nk'ibihumbi 900 ari nabandi benshi none yatinyuye n'abantu gushinga ibitangazamakuru byawe ego atinyura abantu gukora none uzi nkanuze nka TV1 nka umusanzi waratanze kubijyanye n'inzego zibanze n'abaturage hari ukuntu inzego zibanze kera TV1 itari yashyikamo kubera bumvaga nta muntu uri bubatere itoroshi bari buze kubitinyuka ariko se KNC yarabikuye birabintu atangira gutera bitoroshi mu mavunja tangira gutera itoroshi muri za nkuru abantu baba bihoreye bumva za kotoza inzego zibanze tera itoroshi mu mavunja pari itayivamo tera itoroshi mu mwanda pari itabibita bivamo akazuba KNC ni n'umuhanga hari ibintu akora KNC ni n'umuhanzi no muhanzi no amenye ko afite korabona Bruce Melody ni rwe gusase na ba Paxson ariko bitari bangwa ari igishitani cya hehe ni shitani yakoze ikira niba shitani yapfuye niba shitani yarwaye munda hari ndimba agiye kudropinga we na Bruce Melody kabisa nk'icyaje ariko se abantu bindebyiri biraza gukunda igikora bo bakora mu vigisina arakoresha ishanga ariko okay sawa nta kibazo bakoresha ishanga ni wanyinjiza ni wancumuza ngo sinkwinjize ni za vibe z'abahwiri
ishaga ihuye n'umuhwere ntago yata umuhwere ni Bruce se bira Ben yikoreshwaga ari gukora ku nshaga akayireka ikagenda ndakaswe yabikoze ku muhungu wanjye Melody ntasanzwe Asikari watubwiye kuri butuganirize kuri views aho zigeze uheruka kurebaho impaka zacitse ariko ntabwo ziracika The Ben nawe yatwiciye ibintu yatwiciye ibintu yisha nkete ariko The Ben numvise twari dufite gahunda zira ndirimbo ntabwo turaza kuza kuzigereranya avigiye kudropinga video agiye kudropinga video ariko turaza kuzigereranya ukuntu kuko iyi ya Melody The Ben yaciye agahigo ko kugira views miliyoni mu minsi 3 yego 3 ya yindi ni forever nyine Melody yakubise 2 ubwo urumva kugira ngo turebe wagwane tutegereze video ya Plenty igiye izasohokera turebe yizagira views miliyoni mu gihe kingana gute nayo nizijya mu minsi 2 turahita ko tutangira kureba noneho ku mafaranga yagiyemo ntagira utubwira ngo umwe bafite ngo manager undi ntawe twabonye mwari yunze na Gayer kireka reba mwaratubeshyaga akamafoto arahari nkabira bintu rero abantu bakotoreramo niba nka Dekate niwe muntu nzi ntago ajya apfa kuvuga neza Melody nugasanga uvugira we ya postinze Melody kwasohoye ikintu cya dance ya appreciate blessings ukakomeza nibira byabaye kurifata ku mavuta avugira Gayer buri gihe agashaka ku nani The Ben buri gihe mu bihano ahita abona ifoto ya bari kumwe atazi uburyo yafashwe atazi uko yafashwe hari umuntu abaguhannye bakubwira ati sha ntukivange mu mishinga y'abakiri y'abihangana Tonali reka ngushimire yewe abuze nanjye ngushimire hoya ngendeka nakankureke nabwo sha wirinde nyabo nukuri nizo ry'Imana sha mwirinde mwana mwirinde pe yokoyo mbere yo kustereka mikro yanjye nta ntuzi yari sanitizer abirwe mazabivamura Nyagasare ngo twara abakozi bawe rwose twitahira isi isi rikurura mama mu Nyagasani yatinze kuza gutwara abantu hose iboro twaraza kubivamo amafaranga aze kubura turagira kubura amafaranga tugire kubaho twigengesereye kandi uri mu kazi ntazangira kuvuga ikibazo cy'amafaranga uri muri Iris niba ari nibyo ngibyo tuzayaguha ku mugaragaro mwamaye amafaranga ku mugaragaro boss mwamaye amafaranga ku mugaragaro urakoze cyane yego ubwo ibya weekend turabisoje weekend urebye turayisoje nubwo tuba tutanyuzwe neza ariko hari utundi tuba bazi mu twari turimo udutwibagiwe bayo tutwandikira muri comment akantu mutavuzeho ako kanya mukikavuga ako kanya tuhita tukavugaho hari no kuba mufite n'amakuru muduha ku makuru tuyicukumburire kuko hari abantu bakora ngo mu nzego zisanzwe kavuga ati nk'iyi nkuru nyivuzeho yankoraho ntago naba ndi umuganga kamemo ngo nze kuza kuvuga ku nkuru zimeze uko n'iki ariko twe twayivuga uramuyiduhe tonalite yego namwe mwakoze cyane Iris TV